murakoze. Theogene, amazina yanjye ubusanzwe nitwa Nibamwe Theogene. Ndi umusore w'imyaka 23. Ubusanzwe ndi umuhanzi w'imideli cyane cyane imikufi byo kwambara ku maboko cyane cyane ibyo nibandaho. Niga muri UTB, University of Tourism, Technology and Business Studies. Ni mu mwaka wa kabiri. Amashuri yanjye yisumbuye nayize muri SOS Technical High School, nigagamo electronics. Mvuka mu muryango w'abana babiri, mfite mukuru wanjye umwe. Mbere na mbere ndashimira abateguye Mister Rwanda, irushanwa rya Mister Rwanda, kuko ni ikintu cyari gikenewe cyane. Mbere twumvaga Miss Rwanda aho abana b'abakobwa babasha kwerekana icyo bashoboye kumarira societe nyarwanda. So kuva Mister Rwanda yaza ndarabyishimiye cyane, ndavuga ati wow, I have to attend this. Ngomba kubyatendinga nk'umuntu ufite icyo cyaka kumarira abanyarwanda, societe nyarwanda, nkitegura bihagije nanjye nkaza guhatana n'abandi. Ikintu nzanye mu irushanwa kidasanzwe ndumva ari umushinga wanjye, kuko ni ibintu natekereje kuva kera. Nkibona irushanwa rya Mister Rwanda ndavuga ati ibintu nahoze ntekereza kuva kera, why not nabitunganya neza nkabishyira ku murongo, noneho nkaza kureba niba nabona amahirwe yo kuba nabisangiza abanyarwanda bagenzi banjye. Kuri stage ya mbere nari niteguye bihagije, yaba mu mutwe yaba physically ku mubiri. So nyuma stage yindi kurikiraho ngomba muri iyi minsi ndi kwitegura bihagije noneho kurushaho ko nari niteguye mbere kugira nzabashe kwatambuka nawe. Ikintu nababwira, irushanwa riracyakomeje, umusore wanjye ariteguye, ababishiye byinshi. Umushinga wanjye niteguye kuzagira impact nini ku banyarwanda muri rusange, kandi muzakomeze kudushyigikira. Twarabibonye ko mwatugaragarije urukundo, ko mudushyigikiye, kandi twizeye ko muzakomeza kudushyigikira paka irushanwa aho rizarangirira.